niba intare ari umwami w'ishyamba ni gute yabaye umwami w'ishyamba? Niba itari nini nk'inzovu, ikaba itihuta nka chitsi, nini cyane, ntiyihuse bikabije, ntifite isuku ihagije, so ni gute intare iba umwami w'ishyamba? Igisubizo ni ifite mu mutwe, iratekereza cyane. Iryo ni ryo tandukaniro hagati y'intare n'inzovu. Iyo intare iri kugenda ikabona inzovu, iriruhukira igatekereza. Iyo inzovu ibonye intare itekereza kwiruka. Intare y'ingore iyo igenda yitekerezaho imbwebwe ziri, ikagira iti ndi umwamikazi w'umwami w'ishyamba, kubera imitekerereze yayo. Ikiba iyo uri hasi, iyo nta kiri kugusunika imbere, nta kiguteza imbere wahawe, nta kiri kugutera kuraje, ni iki kibi iyo wigunze ukahora nk'inzovu ukiruka? Iyo hari biguteye ubwoba ugomba guhagarika kwiruka, ukaba nk'intare ugakora ibitandukanye, ukamenya neza ko umuryango wawe ugiye kurya, ukamenya neza ko umuryango w'intare uba ugomba kubaho, noneho ukajya guhiga. Gusa kuba umunyembaraga ntibivuze gutsikamira abanyantege nke, ariko mu mwanya wo kuba umunyantege nke uba ugomba kuba umuhigi. Kuba umuhigi wa nyawe bivuze gufokasinga ku cyo ugiye guhiga. Intsinzi y'umuhigi ni uguhinga mpaka abonye umuhigo, ariko mu mwanya wo kuba umunyantege nke uba ugomba kuba umuhigi. Kuba umuhigi wa nyawe bivuze gufokasinga ku cyo ugiye guhiga. Intsinzi y'umuhigi ni uguhiga mpaka abonye umuhigo. Icyo ni cyo umuhigi wa nyawe aba abereyeho guhiga. Iyo uri umuhigi wa nyawe ntujyanwa n'igihe, ahubwo ujyanwa n'inzozi. Iyo uri umuhigi wa nyawe urahiga kugeza ubonye icyo uhiga, ntuhagarara kugeza ubonye icyo ushaka. Ukabona kimwe ukongera ukabona ikindi, ukongera ukabona ikindi, ukongera ukabona ikindi. Niba ugiye kubona icyo wavuze, ugiye kubona icyo intare irwanira. Uri umunyendoto, uri umunyeshuri, ndagukeneye mu buryo bw'imikorere y'intare. Uri munyakazi, nta kintu wakunguka mu buryo bw'imikorere yo kwiruka nk'inzovu. Zamura uburyo, buri kimwe cyose kiboneka mu buryo bwo mikorere yo gupanga ugatekereza nk'intare.